reka dutangire tugusuhuza nanone wewe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangeliser Le Monde aho uherereye hose. Imana iguhe umugisha. Turagarutse muri cya kiganiro cyacu, tugiye gukora igice cya kabiri cyangwa icyo twakwita B, kuko bwa mbere ku gice cya mbere twari twakoze A. Rero niba waracikanwe n'igice cya mbere, reba munsi muri comment urasangamo igice cya mbere cy'iyi nyigisho dukomeje. Turi mu cyigisho kivuga ngo kumenya neza intego ndetse n'umugambi mugari w'Imana. Aho mu gice cya mbere wenda mbibukije gato twabonye ubuhamya bw'umugabo witwa David Savent wabaye umupasiteri igihe kirekire ngo anafite itorero rikomeye cyane hariya muri Amerika, ariko ngo Imana ikaza kumubaza ikibazo yifashishije ijambo ry'Imana, umugani Yesu yaciye uvuga ngo hari igihe kimwe abantu bazaba bakoraniye imbere y'Imana maze ngo arobanure intama mu ihene, maze ngo afate ihene zishyire ibumoso, intama zishyire iburyo. Uwo mugani murawuzi cyane. Noneho ngo Imana iramubaza ngo ese mu itorero ryawe ngo iyo ugiye kureba ukuntu washumbye, ukuntu wayoboye, ese abakristo bawe abenshi Yesu agarutse baba ihene cyangwa baba intama? Ariko ashyize ku munzani asanga rwose yari yiyoboreye amahene, ayo Yesu yavugaga yo mu buryo bw'umwuka nyine uko bizagenda, kubera ko we yigishaga ibintu bya prosperity gusa, apana kubabwira iby'ubugingo, kubabwira iby'agakiza, kubabwira ko bagomba gufasha no kugirira neza bene se shwida. Imana rero imubaza iki kibazo maze asanga yaratsinzwe cyane. Aha rero twavuze ku mugambi w'Imana mugari, umugambi w'Imana mugari rwose, aho twasanze ko umugambi w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ubwo Yesu yahaga inshingano abigishwa yarababwiye akimara kuzuka ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Ngo nuko rero noneho arangije abaha itegeko ngo nuko rero mugende mubwirize abantu, mubwirize ubutumwa bwiza, mubigishe kwitondera ibyo mwanyumvanye, ndetse anabasezeranya ko ari kumwe nawe ngo bahindurire abantu kuba abigishwa ba Yesu. Ubundi iyo niyo ntego, uwo niwo mugambi mugari w'Imana, nicyo igushakaho ko duhindurira abantu kuri Kristo Yesu. Rero iyo ndetse mu gice cya mbere twasanze amayerekwa yose wagira yandi, amaviziyo, amahishurirwa wagira, aramutse adafite urufatiro cyangwa adashingiye kuri uyu mugambi mugari w'Imana cyangwa kuri iyi ntego ngari y'Imana, kuri iri tegeko Yesu yaduhaye ngo tugende tubwirize abantu, tubigishe kwitondera, kumvira no kwitondera amategeko, ibyo n'abategetse. Ni amategeko ya Yesu, ibyo yategetse. Ese ibyo yategetse ni ibiki? Ngo mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza iteka ryose. Muri iki gice rero tugiye gukomeza aho nyine twari tugeze. Noneho twari tugeze ahantu havuga ngo iki ni igihe cyo kwisuzuma. Wowe umukozi w'Imana, umupasiteri, umuvugabutumwa, umuhanuzi, mwene data, iki ni igihe ukwiye kwisuzuma ukamenya ngo ese aho ntabwo nahushije intego ngahusha umugambi mugari w'Imana. Iki cyaba igihe cyiza kuri buri mukozi w'Imana wese usoma iki gitabo, kwibaza ikibazo Umwuka wera yambajije. Abantu nyoboye baramutse bapfuye nonaha bagahagarara imbere y'intebe y'urubanza, hakarobanurwa intama mu ihene, ni bangahe baba intama, ni bangahe baba ihene? Iyo abakozi b'Imana bizeza abayoboke b'amatorero yabo bitwara nk'ihene ko bakijijwe. Iyo abakozi b'Imana bizeza abayoboke b'amatorero yabo bitwara nk'ihene ko bakijijwe, nyine iyo ufata abantu bakagombye bitwara nk'ihene, ariko wowe uri umukozi w'Imana kandi usobanukiwe
uzi ukuri ariko ukabizeza ko bakijijwe, bababwira ibihabanye rwose n'ibyo Imana ishaka ko babwirwa. Ihene ugomba kuyita ihene. Hari umuntu umwe wigeze ambwira ati iri fo aperero ko shopari sono. Donc kuvuga niba ari ihene ugomba kuyita ihene, niba ari intama ugomba kuyita intama, niba ari imbwa ni ugomba kuyita imbwa. Ntugafate ibara ry'umukara ngo ushake gukonvenka abantu ubumvishe ko ari umweru cyangwa ari umuhondo, kandi uruzi neza ko ari umukara. Noneho rero iyo wowe ushumbye, iyo ufite ministry, iyo ufite itorero, ukizeza abayoboke bawe bitwara nk'ihene ariko ukabizeza ko ari intama, ukabizeza ko bakijijwe, ngo rwose ngo abo bantu baba bari kubwirwa ibihabanye cyane, ibitandukanye n'ibyo bakagombye, cyangwa se ibitandukanye n'ibyo Imana ishaka ko abo bantu bagira ute, ishaka ko abo bantu babwirwa. Uwo mukozi w'Imana abarwanya Kristo Yesu we. Hari abantu benshi bazi ko bakorera Imana kandi bari kurwanya Kristo. Kubera iki? Kubera ko amahame yabo batayubakiye kuri rya hame rigari ry'Imana. Ararwanya ibyo Yesu Kristo ashaka ko abantu babwirwa bishingiye ku byo yavuze muri Matayo 25:31 kugeza kuri 46. Ibyo Yesu yavuze aho byose byari ukwihanangiriza ihene. Yesu aha yashakaga kwihanangiriza ihene ko bagomba gukora imirimo myiza. Ntashaka ko zibeshya ko zirimo zirajya mu ijuru. Yesu ntabwo ashaka ko ihene zibeshya ko zirimo zirajya he, zirajya mu ijuru kandi zizi neza ko ari ihene. Yesu yavuze ko abantu bose nibabona urukundo dukundana bazamenya ko turi abigishwa be rwose. Yohana 13:35. Iri nabyo ni itegeko. Abantu nibabona ngo nyine abigishwa bari babajije Yesu ati abantu bazabwirwa n'iki ko turi abigishwa bawe? Yesu abasubiza ikibazo cyiza cyane, ababwira ngo mugende mukundane, ngo kuko abantu nibabona urukundo rwanyu, bakabona ko mukundanye, bakabona ko buri wese akunze mwene se, ngo abantu bazamenya ko muri abigisha be rwose. Itorero ryiza, itorero Yesu ashima, ni itorero rikundanye, ni itorero rishyigikirana, ni itorero rifashanya. Ijambo ry'Imana tubwira ko itorero rya mbere ngo nta mukene wabaga muri bo kubera ko basangiraga ibyabo. Abakene bo muri bo bari bameze nk'abakire kubera ko ntababuraga imyambaro, ntababuraga ibyo kurya, ntababuraga urukundo, ntababuraga urukundo rwa kivandimwe. Imfubyi ntizakubitwaga, abapfakazi ntibariraga. Ariko se abapfakazi bo mu itorero ryawe, imfubyi zo mu itorero ryawe, abakene bo mu itorero ryawe, ese babayeho bate? Ese koko abantu iyo babonye imirimo yanyu myiza, bakabona urukundo rwanyu rwiza, bamenya ko muri abigishwa ba Kristo, cyangwa uri kurwanya umugambi mugari w'Imana? Nta gushidikanya yavugaga urukundo rurenze rw'abapagani bajya bagirirana. Bitabaye ibyo nta watandukanya abigishwa be n'abatizera. Nibyo, kuko urukundo rw'abapagani ni mpanguhe. Donc aguha ariko agamije ko nawe ejo uzamuha. Naho urukundo Imana idusaba gutanga tutitaye ko nemu bizanatugarukira. Urukundo Yesu yavugaga ni urukundo rwitanga. Igihe dukundanye nk'uko yadukunze, dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yesu arashaka ko dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yohana 13:34 na Yohana wa mbere ibice 3:16-20. Yohana kandi yanditse avuga ko ikitumenyesha ko twavuye mu rupfu twageze mu bugingo n'ibyo kuvuka kwa kabiri ari uko dukundana. Rwose itorero ritarimo urukundo Yesu ararinenga cyane, ntacyo riba rimaze. Mbese abantu binuba bakavuga nabi ndetse bakanga umukozi w'Imana ubigisha kwitondera amategeko ya Kristo, baba berekana urukundo rugaragaza ko bavutse bwa kabiri
iki ni ikibazo. Oya, ni ihene bari mu nzira igana Gehinomu. Niba ujya wumva umuntu ukubwira amagambo yo kwihana, akubwira amagambo yo kuzajya mu ijuru, akakubwira ibyo gufasha bene so, ukarakara, izo nyigisho ntuzumve, cyangwa se ukumva ko ntacyo ari kuvuga, atari kukubwira iby'uko uzatunga amafaranga menshi, uzaba umukire ukomeye, uzamenyekana, uko Imana ikugize umuntu w'ikirangirire, umuntu udasanzwe, ko iguhaye amazu menshi, ibyo byose ntibizasigara mu isi. Ariko iri tegeko Yesu yatanze n'urukundo rw'Imana, ibyo bizaduherekeza kugera imbere y'Imana. Ahangaha iyo utitaye ku izi nyigisho, ahubwo ukishakira bya bindi nyine binezeza isi, ngo inzira yawe uba uri kujya Gehinomu. Abigishwa b'amahanga yose, mbere yo gukomeza reka tubanze twongere turebe kuri Matayo 28:19-20. Inshingano nkuru kandi rusange Yesu yahaye abigishwa be, kugira ngo turebe niba hari ikindi twakuramo. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Mugende muhindura abantu mu mahanga angahe yose, ngo mubahindure kuba abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Matayo 28:19-20. Urabona ko Yesu ashaka ko abantu bahindurwa abigishwa mu mahanga yose, cyangwa se tubivuze neza nk'uko byanditswe mu Kigiriki cy'umwimerere mu moko yose yo mu isi. Niba Yesu yarabitegetse, ndumva nizera ko ari ibintu bitananirana gukora. Niba Yesu yarabitegetse, ndizera ko atari ibintu byananirana, ntabwo ari ibintu bitakorwa. Dushobora guhindura abantu abigishwa ba Yesu muri ubu bwoko bwose bwo mu isi. Iyi nshingano ntiyahawe ba bigishwa 11 ba mbere gusa, ahubwo yahawe na buri mwigishwa wese uzaza hanyuma, nawe urimo. Ahubwo yahawe na buri mwigishwa wese uzaza hanyuma, nawe uri mu bigishwa. Niba arumvisha ijambo ry'Imana rikagukora ku mutima, ugafata urugendo rwo gukurikira uyu mwami Yesu, nawe uri mu bigishwa, uri mu bahawe iyi nshingano. Kuko Yesu yabwiye abo 11 kwigisha abigishwa babo kwitondera ibyo yategetse byose. Ni ukuvuga rero ko ba bandi 11 ba mbere bigishije abigishwa babo kumvira itegeko rya Yesu Kristo ryo guhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, kandi iryo ryagombaga kuba itegeko rihoraho kuri buri mwigishwa wese uvutse. Amen. Buri mwigishwa wa Yesu wese agomba gusohoza mu buryo bwe iyo nshingano yo guhindura amahanga abigishwa. Ibi biragaragara, ibi biratangaho bimwe mu bisobanuro by'igituma inshingano nkuru itarasohozwa, nubwo hari za miliyoni nyinshi z'abitwa ko ari abakristo. Umubare w'abigishwa nyabo biyemeje kumvira Yesu ni muto cyane. Mu mamiliyoni menshi cyane y'abakristo ari kuri iyi si, nyamara ngo abigishwa biyemeje gukurikira inshingano yo guhindura abantu benshi kuba abigishwa. Ngo nubwo mu nsengero harimo abakristo benshi, nubwo iyi si igizwe harimo abakristo benshi barenga miliyoni, abenshi cyane mu bitwa abakristo, ibyo guhindura abantu bo muri buri bwoko abigishwa ntacyo bibabwiye, bitewe gusa nuko batigeze bafata icyemezo cyo kumvira amategeko ya Kristo. Akenshi iyo ibyo bitangiye kuvugaho, bahita bazana ibintu by'urwitwazo rwo kuvuga ngo uwo si umuhamagaro wanjye. Cyangwa ngo numva atari ko nyobowe. Abapasitori benshi bajya bavuga ibintu nk'ibyo, nk'uko ihene zose zikora, zihitiramo amategeko ya Kristo
ashobora guhuza na gahunda zabo gusa. Nyamara itegeko rigari cyangwa se umugambi mugari w'Imana cyangwa se intego nkuru y'icyatumye uyoboka ivugabutumwa cyangwa viziyo yawe yari ikwiye gushingira ku itegeko Yesu yatanze ko tugomba guhindurira abantu kuba abigishwa. Iyaba buri muntu wese witwa umukristo yizeraga umwami Yesu Kristo, buri muntu wese utuye ku isi aba yaramaze kumva ubutumwa bwiza kera. Gufatira icyemezo hamwe kw'abigishwa bose ba Kristo byari gutuma ibyo bishoboka. Nibarekeraho gupfusha ubusa umwanya wabo n'amafaranga yabo mu bintu by'isi by'akanya gato, ahubwo igihe cyabo n'ubutunzi bakabikoresha basohoza ibyo umwami wabo yabategetse gukora. Ahubwo iyo abapasitori beza bubaha Imana batangaje ko hari umumisiyoneri mu materaniro azakurikiraho, aba yiteguye ko hazaza abantu bake cyane. Ihene nyinshi zigumira mu ngo iwazo cyangwa zikareba ahandi zijya. Zishishikazwa no kumvira itegeko rya nyuma ry'umwami Yesu, nyamara intama zo kuri uru ruhande usanga zishimye, zishyuhiye kumva ko zigiye kugira uruhare mu guhindurira abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Icyanyuma ku byerekeye Matayo 28:18-20, Yesu yabwiye abigishwa be ko bazabatiza abigishwa babo, kandi intumwa zabaye abizerwa zumvira iryo tegeko. Bahera ko babatiza abihannye barizera, bizera umwami Yesu. Birazwi ko umubatizo usobanura ko uwizeye yishushanyije na Kristo, akifatanya nawe mu rupfu rwe, guhambwa kwe no kuzuka kwe. Abizera bashya baba barapfuye bakazuka ari ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Iri hame Yesu yashatse ko ryerekanirwa mu mubatizo wa buri mukristo kugira ngo mu bitekerezo bye hiyandikemo ko abaye umuntu mushya ufite kamere nshya. We na Kristo baba babaye umwuka umwe, kandi abahawe ubushobozi bwo kumvira Imana abishobojwe na Kristo uba muri we. Yari yarapfiriye mu byaha bye, ariko ubu noneho yerejwe agirwa muzima n'umwuka wera. Birenze kubabarirwa gusa, ahubwo yahinduwe undi burundu. Aha rero nanone Imana irerekana ko abakristo b'ukuri baba batandukanye n'abandi bantu. Bifata uburyo butandukanye cyane nuko bifataga igihe bari barapfiriye, igihe bari bagipfuye mu mwuka. Nta gushidikanya ko ari nabyo Yesu avuga mu magambo ye asoza ati, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Mbese umuntu ntiyaba ashyize mu gaciro atekereje ko uko kubaho kwa Kristo iminsi yose gufite icyo gukora ku myifatire y'umuntu? Yesu asobanura kuba umwigishwa icyo ari cyo. Twamaze kubona ko intego nkuru ya Yesu kuri twe ari uko duhindura abantu abigishwa, ni ukuvuga abantu bihannye ibyaha byabo bakaba bariho biga kandi bumvira amategeko ye. Hanyuma Yesu asobanura ibyo umwigishwa icyo ari cyo. Yohana 8:32, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Amen. Kuri Yesu umwigishwa nyakuri ni wa wundi uguma cyangwa uba mu ijambo rye. Uko bagenda bamenya ukuri mu ijambo rye, niko bagenda babatuka, kandi amagambo akurikiraho atwereka ko Yesu yavugaga kuba mu bubata
kuva mu bubata bw'icyaha. Reba Yohana 8:34 kugeza kuri 36. Nanone rero turabona ko dukurikije uko Yesu abisobanura, umwigishwa yiga amategeko ya Yesu kandi akayumvira. Hanyuma Yesu yaje kuvuga ati, ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi kandi imbuto zanyu zikagumaho, mukaba abigishwa banjye. Ni ukuvuga rero ko ukurikije ubusobanuro Yesu atanga, abigishwa bubaha Data mu kwera imbuto. Abatera imbuto baba bagaragaje ko atari abigishwa be. Yesu asobanura kurushaho cyane muri Luka 14 guhera ku murongo wa 25 kugera kuri 33, igihe avuga izo mbuto izo arizo abigishwa be bakwiriye kwera. Kandi reka dutangire dusome umurongo wa 25 gusa. Abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati, mbese Yesu yaranyuzwe nuko abantu benshi bajyanaga nawe? Mbese yari yageze ku ntego ye, kuko yabashije kwikururiraho iteraniro rinini cyane ry'abantu? Oya, Yesu ntiyanyuzwe no kubona abantu benshi cyane bamugendaho gusa, bumva inyigisho ze, bareba ibitangaza akora, barya n'ibyo kurya bye rimwe na rimwe. Yesu akeneye abantu bakunda Imana n'umutima wabo wose, n'ubwenge bwabo bwose, n'ubugingo bwabo bwose, n'imbaraga zabo zose. Akeneye abantu bumvira amategeko ye, akeneye abigishwa. Nicyo gituma yabwiye abo bantu benshi bamugendagaho ati, umuntu uza aho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ibi nta wabyibeshyaho. Yesu yerekanye ibikenewe kugira ngo umuntu abe umwigishwa we by'ukuri. Ariko se mu by'ukuri abigishwa be bagomba kwanga abo ubusanzwe bagomba gukunda cyane. Ikigaragara nuko atari byo yavugaga, kuko ibyanditswe bivuga ko tugomba kubaha ababyeyi bacu no gukunda abo twashakanye n'abana bacu. Biragaragara ko aha Yesu yakoresheje imvugo ndenzarugero, ibyo bita hyperbole. Ni nko gukabya agamije gushimangira ibyo avuga. Nyamara ariko nta kindi yavugaga kitari iki. Niba dushaka kuba abigishwa be, tugomba kumukunda kuruta byose, kuruta uko dukunda abantu ubusanzwe dukunda cyane. Ibyo Yesu ashaka bifite ishingiro, kuko ari Imana, kandi Imana tukaba tugomba kuyikunda n'umutima wacu, n'ubwenge bwacu, n'ubugingo bwacu, ndetse n'imbaraga zacu zose. Ntiwibagirwe umurimo w'abakozi b'Imana ni uguhindura abantu abigishwa. Bisobanura kubagira abantu bakunda Yesu kuruta byose, kuruta abagore babo, abagabo babo, abana babo n'ababyeyi babo. Byaba byiza kugira ngo buri mukozi w'Imana wese yibaze iki kibazo: ni gute ndiho ndashobora guhindura abantu nkabageza kuri urwo rwego? Umukozi w'Imana wese akwiye kwibaza ngo, maze iki mu murimo w'Imana? Maze iki muri ministeri yanjye? Maze iki mu itorero nshumbye? Niba mu by'ukuri ntari capable, niba ndashobora guhindura abantu kugeza kuri uru rwego Yesu ashaka ko abantu bahinduka. Tumenya dute ko umuntu akunda Yesu? Muri Yohana 14:21. Ubwo rero nta gushidikanya ko abantu bakunda Yesu kuruta abagore, abagabo babo, abana babo n'ababyeyi babo baba ari abantu bakomeza amategeko ye. Abigishwa ba Yesu bumvira amategeko ye. Icya kabiri gisabwa, uwo munsi Yesu yakomeje abwira abo bantu benshi bagendaga nawe ati, utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Luka 14:27. Icyo nicyo cyangombwa cya kabiri Yesu asaba kugira ngo umuntu abe umwigishwa we. Yashakaga kuvuga iki? Mbese abigishwa koko icyo basabwa ni ukwikorera ingiga z'ibiti? Oya. Nanone Yesu aha
arakoresha imvugo ndenzarugero, hyperbole. Abenshi mu bayuda bari bateze amatwi Yesu, ndetse niba atari bose bashobora kuba bari baramaze kubona aho inkozi z'ibibi zipfira ku musaraba. Abaroma babambaga abagizi ba nabi hanze y'amarembo y'umurwa, ku mihanda migari nyabagendwa, kugira ngo birusheho gutinyisha n'undi wese waba wari ufite umugambi w'ubugizi bwa nabi. Ku bw'ibyo rero ndibwira ko mu gihe cya Yesu aya magambo ngo ikorera umusaraba wawe yari imvugo iremereye kandi imenyerewe. Uwajyaga kubambwa wese yabwirwaga n'umusirikari w'umuroma ngo ikorera umusaraba wawe unkurikire. Ayo niyo magambo ababaga baciriweho iteka ryo kubambwa batinyaga cyane, kuko iyo yabaga ari intangiriro y'amasaha menshi n'iminsi y'ububabare burenze kamere. Nuko rero ayo magambo agomba kuba yari yarahindutse imvugo imenyerewe ishaka kuvuga ngo emera ibibazo bikomeye ugiye guhura nabyo, kuko byanze bikunze ntaho wabicikira. Ndatekereza umubyeyi abwira umuhungu we ati, mwana wanjye, ndabizi ko wanga kuvidura, kudaha imyanda mu musarani. Ni akazi k'umwanda kandi biranuka, ariko ni inshingano yawe, ugomba kujya ubikora rimwe buri kwezi. None rero ngaho ikorera umusaraba wawe, genda udaha umusarani. Ndatekereza umugore abwira umugabo we ati, mukunzi wanjye, ndabizi ko umuntu wanga kwishyura imisoro y'Abaroma. Mukunzi wanjye, ndabizi ukuntu wanga kwishyura imisoro y'Abaroma, ariko uyu munsi itariki yo kwishyura yageze, kandi dore umukoresha w'ikoro arenda kugera hano, ari kuri uyu muhanda wacu. Nta kindi rero, ngaho ikorere umusaraba wawe, genda wishyure umusoro. Kwikora umusaraba wawe nicyo kimwe no kuvuga kwiyanga. Rero Yesu nawe yabikoresheje muri ubu buryo muri Matayo 16:24. Umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we, ankurikire. Mu yandi magambo ushobora kubivuga utya uti, umuntu nashaka kunkurikira abanza ashyire ku ruhande gahunda ze yari afite, yemere yakire ibimurushya bigomba kumuzaho nta kabuza nk'ingaruka z'ibyemezo yafashe, hanyuma agira ute, hanyuma ankurikire. Nuko rero abigishwa nyakuri bemera kubabazwa mu byo gukurikira Yesu. Baba babanje kubabara, bakareba ikiguzi bizabasaba mbere y'uko batangira urwo rugendo, kuko baba bazi neza ko byanze bikunze batazabura guhura n'ibibarushya, hanyuma bagahaguruka biyemeje kuzamukurikira. Urugendo, amasiganwa, iyi nsobanuro yunganirwa n'ibyo Yesu yakurikijeho avuga ibyerekeye kubanza ukabara igiciro cy'ikiguzi kugira ngo umukurikire. Yakoresheje ingero ebyiri abisobanura. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'intiya zayubaka ngo amenye yuko afite ibikwiriye kuba byayuzuza, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati, uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama y'uko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri.
Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Yesu nta bundi buryo busobanutse kurushaho yakabivuzemo. Niba ushaka kuba umwigishwa wanjye, banza ubare ikiguzi bigusaba hakiri kare, ejo bitazagukomerana ukabivamo. Abigishwa banjye nyakuri bihanganira imibabaro bahura nayo n'ingaruka zo kuba bariyemeje kunkurikira. Icya gatatu gisabwa, Yesu yabwiye abo bantu benshi bajyanaga nawe uwo munsi, ikindi cyangombwa umwigishwa agomba kuba yujuje. Nuko Yesu nawe, nuko rero namwe, umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Luka 14:33. Nanone umuntu yaba ashyize mu gaciro avuze ko aha naho Yesu yakoresheje ya mvugo ndenzarugero, ntitugomba gusiga ibyo dutunze byose, ku buryo usigara utagira inzu utahamo, utagira akambaro, utagira n'ibyo kurya. Nyamara tugomba gusiga ibyo dutunze byose mu buryo bwo kubyegurira Imana, akaba ariyo ibigenga, kandi kugeza ku rwego tuba tutagikorera mamoni, ahubwo mamoni wacu tukamukoreshereza Imana. Ibi bisobanura ko amaherezo umuntu areka ubutunzi butari ngombwa, ahubwo akabaho ubuzima bworoheje burimo gukoresha umutungo neza mu gukiranuka no kwemera gusangira n'abandi nk'uko abakristo ba mbere bakoraga, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Kuba umwigishwa wa Yesu Kristo ni ukumvira amategeko ye, kandi yategetse abayoboke be ko batabika ubutunzi bwabo mu isi, ahubwo bakwiye kububika mu ijuru hatazagira ingese n'inyenzi. Mu magambo make, ku bwa Yesu, niba nshaka kuba umwigishwa we, ngomba kugira nte? Ngomba kwera imbuto. Kandi twebwe abakozi b'Imana tugomba guhindura abantu tukabagira bene abo biyemeje kwitangira kuba abayoboke ba Kristo. Iyo niyo ntego twashyiriweho n'Imana. Twahamagariwe kuba abakozi b'Imana bahindurira abantu abigishwa. Amagambo tugomba gutekerezaho, cyangwa se amagambo asoza iyi chapitre, iki gika tugomba gutekerezaho. Biragaragara ko Yesu ashaka ko abantu bahinduka abigishwa be, nk'uko byerekanwa n'amagambo yabwiye abantu benshi bari bamukurikiye. Luka 14:26-33. Bifite agaciro guhinduka umwigishwa we. Byagenda bite umuntu ahisemo kuba umwigishwa we? Yesu yashubije ibyo bibazo asoza amagambo ye muri Luka 14. Nuko rero umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse uryoshywa n'iki? Nta nubwo ukwiriye umurima, habe n'icukiro, bapfa kuwujugunya hanze. Abafite amatwi yumva nibumve. Urabona ko aya magambo afite ahuriye n'ayavuzwe haruguru atangirana n'ijambo. Nuko rero umunyu ubundi ugomba kuba uryoshye, nicyo kiwugira umunyu. Iyo utakaje uburyohe bwawo ntacyo uba ukimaze, barawujugunya. Ibi se bihuriyeho no kuba umwigishwa. Nk'uko umunyu utegerezwaho kuba uryoshye, niko Yesu ategereje abantu ho kuba abigishwa be. Kuko Yesu ari Imana, inshingano yacu ni ukumukunda, tukamurutisha byose, kandi tukikorera imisaraba yacu. Iyo tutemeye kuba abigishwa be,
tuba twanze impamvu yatumye aturema. Ntacyo tuba tukimaze. Ikiba kidukwiriye ni ugutabwa hanze aho abantu, aho hantu ntabwo ari mu ijuru, aho hantu ntabwo ari mu ijuru. Ese ni hose? Ikindi gihe Yesu yabwiye abigishwa be ati, muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Mu by'ukuri aya ni amagambo yo kutuburira dukwiriye kwibazaho. Icya mbere, abafite uburyohe birumvikana ko ari imvugo ngereranyo ivuga abiyemeje kumvira Imana. Nibo bonyine bafite icyo bamariye Imana. Abasigaye ntacyo bamaze keretse kujugunywa hanze bakabakandagira. Icya kabiri, birashoboka ko wa wundi wari ufite uburyohe yakayuka. Bitabaye ibyo Yesu ntaba yaragombye kuburira abigishwa be. Mbega ukuntu ibi bivuguruza ibyo abantu benshi cyane bigisha muri kino gihe, bavuga ko umuntu ashobora kuba ari umukristo ujya mu ijuru ariko ntabe umwigishwa wa Kristo, cyangwa ngo ntibishoboka ko umaze kwakira agakiza yaba akikavukijwe na hato. Tuzareba ibyo bitekerezo bipfuye mu buryo burambuye kurushaho mu bice bikurikira. Imana idufashe cyane. Murakoze cyane mwebwe abakurikiye iki cyigisho. Iki kiganiro nababwiye ko gifite cyangwa se mu by'ukuri aya mahame yo guhugura abakozi b'Imana cyangwa yo kurushaho kumenya intego ngari y'umugambi w'Imana iri mu ma episode menshi ashobora no kuzagera muri 20 cyangwa se anarenga. Rero twari turi gushyiraho iyi yari nka introduction y'iri somo igizwe n'igice cya mbere cyitwa ngo gushyiraho intego nyayo. Ndagira ngo mbabwire ko iyi nkuru yose tuyisanga mu gitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana David Savent, ivuga ko dukwiye guhindurira abantu kuba abigishwa ba Yesu. Nawe niba izi nyigisho zigufashije, wibuke kuzisharinga, uzipartaje bagenzi bawe kugira ngo nabo ubutumwa bwiza bubagereho. Kandi turagushimiye wowe wakoze subscribe. Nawe niba utarayikora, uyu ni umwanya wawe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu. Murakoze rero, mbifurije kugubwa neza n'ibiganiro bya Evangeliste Le Monde, ndetse no kugira umunsi mwiza n'amahirwe masa mu mirimo yanyu yose. Shalom. Evangeliste Le Monde Pro, serivisi dutanga. Dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangeliste Le Monde.